umuntu wa mbere wampanuriye mariage namukubise inshyi zibiri kuko ubuzima bwanjye nari ndimwe numvaga ntakora mariage nabaga muri Jangwani mo Kigali byaranshanze hariho Nibera mu buvumo bwahabaga ubu nta n'ikinogo ntago barahafunze ntago bucyaba hariho Nibera muri nimuze turebe imbere tegereza igitondo kwiringira Imana yacu niyizakora imirimo izirukana Satani izategeka isi yose tuzanesha nidusaba kuko Imana igito nuko narizi ko tuzajya mu ijuru ibyaba mariage n'ibyabagezeyo iyo witeguye kutazigera ubona ibikomeye cyangwa se utazagera hakomeye n'imyitwarire yawe ya buri munsi usanga wisanisha n'ibintu by'igisuzuguriro urisuzugura cyo bita complexe d'infériorité kwigaya cyangwa se kutiyumva ko hari icyo wageraho wagera mu bantu bakomeye ukumva utabana nabo ariko iyo wishyizemo iyo wakiriye muri ubushize nababwiye ngo aho kwizera kutazahaga wizera kuzahaga ndetse ukanagaburira abandi bagahaga hanyuma uzapfe udahaze tugushyingure ariko warizera kuzahaga aho kwizera kuzapfa nabi wakwizera kuzato uzasoza urugendo ukapfa neza ukarusoza neza kuko n'ubundi so uziyica nta muntu muri ubu buzima tubamwo ugenda azi ikizamwica ubu twese tubona turi hano turi benshi nta n'umwe uzi ikintu uburyo azapfa nkora mariage hasigaye iminsi nk'umunani ngo nkore ubukwe ariko itariki ya mbere ndabyibuka hari kuwa gatanu nari nagiye kwigisha mu Rukurazo umuntu araza aranyongorora arambwira ngo Imana irambwiye ngo ubukwe bwawe babuvuyemo abantu bose wabushyizemo kuko narabuze inkwano narabuze kuntu nako babuvamo ngo batazaseba babuvuyemo ariko ntibabimbwira Mwuka Wera aragenda aranekera amenya amakuru araza arayambwira arahita ambwira uko mbyitwaramo arambwira ngo ubihorere wewe ugende ushaka abantu mitagenda nitorera abandi njya ahantu mu ntore nzizi kubyina ahantu mu banuze ndagenda batoranya ngiramwe abakobwa bangahe bane nimwebwe muzanyambarira hanyuma ndeba abandi bahunga ahantu nimwebwe muzabigenza gutya ndabatora babandi ndabihorera bagira ngo barampimye hanyuma Imana yari yamwe ngo ari kubukwe bazabuzamo kuko bazabazi ko bazaza baje kureba ukuntu basebye yagize gutya duhagararanye turi abantu batatu ari kumwe n'umuntu bari kusangira byeri afata byeri mu kaboko k'indyo afata n'igikumwe cye cy'imoso ayazamura agira cyane ngo uzarinda usazira mu mujyi wa Kigali utigeze ukora mariage igice cya mbere umurongo wa 8 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ni icya mbere turasoma umurongo wonyine wa 8 some haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera umurongo wa 44 na 45 ndetse na 6 igice cya 17 Samweli igitabo cya mbere cya Samweli 17:44 Umufilisiti yabwira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere
n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira umufilisitiya ati banteranye inkota n'icumu n'agacumu. Iyo mazina yanjye nitwa Ryumugabe Alphonse, ni umuvugabutumwa wa Kacyiru aha hirya Kabare, hanyuma ndi umugabo w'umugore n'abana 3. Ibijyanye no kwivuga ngendana n'ibyo, bisigaye reka tuganire ijambo ry'Imana. Haleluya. Ako duherukana mbona muvuga ko mwashitse. Haleluya. Mwongere muzamureho gato. Haleluya. Mwongere muzamure nk'abantu bari ku rugamba biteguye intsinzi. Haleluya. Mwongere nanone mwe biraza. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Ubundi umusirikare ugiye ku rugamba ahora kubera ko aba afite icyizere. Umusirikare igihe cyose agiye ku rugamba bamupakiramwo amakuru avuga ngo izere ko uzatahana intsinzi. Ntago bamubwira ibyo kubera imbunda bamuhaye zikomeye cyangwa se ibintu bihambaye by'ibikoresho azakoresha azifashisha mu rugamba. Babimubwira gusa ko niyo systeme yo kurwana neza, ni ukwizera intsinzi. Shaka kugira ngo uzarwane neza witegura intsinzi, wishyiramo ko ugomba gutsinda. Kandi uzizera ibintu bikomeye we kubigeraho ariko waragira gute, warabyizeraga. Iyo wizera ibintu bikomeye niyo utabigeraho ariko imyitwarire yawe witwara nk'umuntu ushaka kwihuza n'ibintu bikomeye. Iyo witeguye kutazigera ubona ibikomeye cyangwa se utazagera ahakomeye, n'imyitwarire yawe ya buri munsi usanga wisanisha n'ibintu by'igisuzuguriro, urisuzugura. Icyo bita complexe d'infériorité, kwigaya cyangwa se kutiyumva ko hari icyo wageraho. Wagera mu bantu bakomeye ukumva utabana nabo, ariko iyo wishyizemo, iyo wakiriye muri ubushize nababwiye ngo aho kwizera kutazahaga, wizera kuzahaga ndetse ukanagaburira abandi bagahaga, hanyuma uzapfe udahaze tugushyingure ariko warizera kuzahaga. Aho kwizera kuzapfa nabi, wakwizera uzasoza urugendo ukapfa neza, ukarusoza neza, kuko n'ubundi so uziyica. Nta muntu muri ubu buzima tubamwo ugenda azi ikizamwica. Ubu twese tubona turi hano turi benshi, nta n'umwe uzi ikintu uburyo azapfa. Ibanga ry'uburyo uzapfa rizwi nande? Rizwi na Gihanga waguhanze. Uwavuze ngo baho ni uzi nuko uzasoza urugendo. Niyo mpamvu yaravuze ngo ngende Uwiteka mfite ubushobozi buhagarara mu itangiriro, maze nkavuga ibyaryari ibyo mu iherezo. Haleluya. Haleluya. Tuganire rero ijambo ry'Imana dusomye, ni ijambo rifite umutwe mugufi kandi utari na mugufi. Ni umutwe uvuga ngo imbaraga z'umwuka wera, ubushobozi bwo kunesha urugamba urwarirwo rwose. Imbaraga z'umwuka wera zishoboza umugenzi kunesha urugamba urwarirwo rwose yabaciyemo. Imbaraga z'umwuka wera, iyo umuntu afite umwuka wera aba yiteguye ko ahantu hose yabari ashobora kunesha, kubera ko umwuka wera agenda mu nzira, agaragara mu ishusho mu buryo butandukanye. Hari igihe umwuka wera aza nk'amaneko. Hari igihe umwuka wera aza mu bantu bari gusenga akaza nk'amaneko. Burya iyo wumva Imana ibwira umuntu ngo mwana wanjye ngukuriyeho akagambane, burya umwuka wera aba yanetse, agiye kakunekera, hanyuma akanyura muri Fred cyangwa akanyura muri Bosco cyangwa akanyura muri njyewe, ukumva arakubwiye ngo bari akagambane kari imbere yawe, ndakirukanye ngakuyeho. Umwuka wera aba yagaragaye nk'amaneko. Marasobanukiwe? Umwuka wera nk'amaneko. Iyo turi gusenga rero akenshi uyu mwuka wera arakora gutyo, akenshi arakora. Impamvu Bibiliya, iyo usomye Bibiliya, ndumva naribaganirijeho ubushize ubwo meruka nasomye muri Yesaya 7:7, bango ntabwo imigambi ngo rega imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Bango hari imigambi umuntu aba afitiwe ariko we atazi. Urabona ukuntu duteye abantu muri iyi si, ntago ari mu Rwanda gusa, ni muri iyi si. Ushobora kunyura mu bantu bazi kuri mubi kandi nta bubi wabakoreye, kubera abandi bantu bagusize icyasha bakakuvuga uko utari, bityo ukanyura mu bantu bafite ishusho yawe ariko itari y'ukuri. Bibiliya ikavuga ngo ahari aho bazaterana
ariko ntabwo ari byo uzawubateranije. Inama zose ubushize narababwiye ngo inama zose ziba ntabwo Imana ari iziteranya, ariko inama zose Imana iziza hafi, ibiri hafi yazo zikizana ibije kugira ngo yumve umwanzuro w'iyo nama. Hari igihe umwanzuro w'iyo nama uba usoza uvuga ngo Alphonse ku itariki 15 saa 6 za nijoro tuzamwica. Uwo mwanzuro Imana ikawutwara ku itariki 15 saa 5, kuko uzicwa saa 6 saa 5, kuko yatwaye umwanzuro wawe saa 5 ikohereza marayika akaza kubana nawe. Wumvise impamvu inama zose Imana izizamwo? Ntabwo iziteranya, ariko zose izizamo, kuko ibigira ngo yumve umwanzuro w'izi nama. Ubundi uyu mwanzuro uravuga iki? Uyu mwanzuro yisanze uyu mwanzuro uzaba ari mwiza, irazisova. Uyu mwanzuro irawusova ikawutera inkunga, kuvuga ngo kubera ko sanze harimo kubona ineza yanjye izaba igeze kuri runaka, nta kibazo bigende neza. Ariko iyo wasanze ari mu nusoma Bibiliya ni kwivuga ngo aharaho bazaterana, ariko ntabwo ari njye uzaba ubateranije ngo bazanagutera, kubera ya nama yanze ko bazagutera. Bazagutera banyuze mu nzira imwe. Noneho nanjye uko ndi Imana ninjya kugutabara, nzagutabara, nzaza mu nzira imwe barimwo, batatanirize mu nzira zingahe? 7. Weho komeze wibera amahoro, muhereze Imana icyubahiro. Iyo turi imbere y'Imana rero hari igihe umwuka wera aza nk'amaneko. Hanyuma hari igihe nanone kandi umwuka wera ataza nk'amaneko, ahubwo umwuka wera akaza nk'umujyanama, akaza aje kukugira inama, ati witware gutya, bigenze gutya, mu kazi wakoraga ibintu bimeze gutya. Yaragiye arakunekera, atangiye kuguha amakuru y'uko ugomba kwitwara, imyitwarire ugomba kugendamo. Kuko hari n'igihe umwuka wera aza aje kukumenyesha amakuru y'abantu bakuvuyeho wari uzi ko ukiri kumwe nabo. Uzi ko ari nk'umushinga urimo urakorana n'abantu muri kumwe, hanyuma ugasanga kumva abantu bawuvuyemo, ukajya bakomeza. Burya abantu tugira akantu kambereka, umuntu akajya kubwira uburyo nyine akwemera, kunagukunda, ariko ari kukubeshya. Umwuka wera we cyiza ntago ajya abeshywa, akaza ahubwira ngo ibi n'ibi ishakira ukundi wigendera, kuko runaka na runaka ntago bakiri mu mushinga wawe. Nkora mariage hasigaye iminsi nk'umunani ngo nkore ubukwe, ariko itariki ya mbere ndabyibuka hari ku wa 5. Nari nagiye kwigisha mu rukurazo, umuntu araza aranyongorora arambwira ngo Imana irambwiye ngo ubukwe bwawe babuvuyemo abantu bose wabushyizemo. Kuko narabuze inkwano, narabuze ukuntu nako babuvamo ngo batazaseba, babuvuyemo ariko ntibabimbwira. Mwuka wera aragenda aranekera, amenya amakuru, araza arayambwira, arahita ambwira uko mbyitwaramo. Arambwira ngo ubihorere, wewe ugende ushaka abandi. Mitagenda nitorera abandi, njya ahantu mu ntore nzizi kubyina, ahantu umuntu banuze ndagenda batoranya, ngiramwe abakobwa bangahe bane, nimwebwe muzanyambarira, hanyuma ndeba abandi bahunga ahantu, nimwebwe muzabigenza gutya, ndabatora babandi ndabihorera, bagira ngo barampimye. Hanyuma Imana yari yambwiye ngo ariko ubukwe bazabuzamo, kuko bazaba bazi ko bazaza baje kureba ukuntu wasebye. Hanyuma Imana izi ubwenge, mubanze muyihereze icyubahiro. Imana yo ni kwimera, Imana yo ni kwimera. Hari igihe kunekera ngo ibikubwira igaceceka, ikaze hakubwira icyo gukora ahubwo. Hanyuma rero baza gusanga ubukwe bwabaye, batungurwa no kubona hari abantu natoye. Urumva koordinateri w'ubukwe namuhinduye, kuko wari uhari yabivuyemo ntiyabimbwa, nanjye ntora undi nanjye sinabimubwira. Buryo umuntu naguhisha ko akwanga ukabimenya, uzamuhishe ko wabimenye, wiga uburyo ubana nawe gutyo. Murakumvise? Kubera ko abantu bakwanga bose ntabwo uzabahunga, nta nubwo uzabitaza, kuko isi yose ushobora gusanga bose bakwanga. Numenya ko umuntu rero ari umuntu uko akwanga, akaba araguhisha, abiguhisha, ukabimenya, ukabimenya, ujye wiga uburyo uzabana nawe. Elisa mu gitondo yaraye yerekwa ko Eliya azajya mu ijuru. Mu gitondo Eliya ahisha Elisa ko ari bujye mu ijuru. Elisa nawe kumbi yabimenya, arangije arateka ibyo kurya aramugaburira mu gitondo,
Eliya kugira ngo amubwire ati mukozi w'Imana wabanye nanjye neza, wankoreye akazi neza, warameseye, wakoze byose, warakoropaga, twabanye neza, nambaye imyenda isa neza, ni byose warankoreraga neza, none mugaragu w'Imana dore ndagiye, dusezeraneho nigendere, ubu tuvugana ngiye kujya mu ijuru. Yarabimuhishe. Niko abantu duteye, amuhisha ko aza mu ijuru, naho kumbi Elisa nawe yamaze kubyerekwa, nawe amuhisha ko yabimenye, arabibika. Mu gitondo amaze kumuhishiriza rero aramubwira ati ngaho sigara mu mirimo nk'uko bisanzwe, turasubira n'aha nimugoroba ngiye hano hakurya i Beteli. Elisa aramubwira ati rero nta muntu wari uzi ko ndi umukozi wo mu rugo, ariko uyu munsi bitewe n'urukundo gukunda, urumva nawe mushyiraho utuntu nyine tw'udukoryo, bitewe n'urukundo gukunda ukuntu nkwemera, uyu munsi ndashaka n'abantu bamenye ko ndi umukozi wo mu rugo nta kibazo. Urajya ugenda aho ujya nanjye niho nzaza njya, akavumbi kakujyeho nkagukureho, ikikujyaho nkigukureho, ndaguprotokora. Amuhisha ko yamenye ko ari bujye mu ijuru, undi nawe arabimuhisha, n'undi arabimuhisha, baragendana. Hamwe ati ni ukuri ndarahiye ntago nasigara hano. Ngo ageze i Beteli arabasezera, asezera abandi bahanuzi, uwo babana mu rugo yamuciye amazi yamwihoreye, asezera abandi bahanuzi, nabo batababwira ati rega boss twari tumaze kumenya ko uri bugende, maze iminsi dusenga Imana, burya abahanuzi iyo basenze Imana ibaha amakuru, maze iminsi dusenga Imana ikatubwira ko databuje boss wacu mu buhanuzi agiye gucaho, rero ntugire ikibazo turabizi. Hanyuma rero ahita aza yegera Elisa, aramubwira ngo ngaho sigara hano basi untegereze ngiye hano hakurya ku Yeriko. Elisa aramubwira ati databuje nakubwiye ngo gahunda ni gahunda, aho kuyikirenge nange ndahashyira ikindi, aho ujya nanjye niho njya, aho ujya nanjye niho njya, ndetse uri gunarahira urambwira ngo iki unanyinginga, ndahiye ubugingo bwanjye ko nasigara turajyana. Ngo bateye intambwe ebyiri, iyo umuntu aguhishe ko kwanga uzamuhishe ko wabimenye, weho wiga nawe uburyo kwibana nawe nyine haragucenga nyine nta kundi, nta nose ko yagucenga cenze. Abantu batwiye bafite amacenga atari yo mu kibuga cy'umupira, uyu nawe ni match mwana. Ngo abana b'abahanuzi bazaramubwira ati ariko wari uzi ko shobuja agiye gukukurwaho, ugiye gutandukana nawe. Aranyabwa ati nimuceceke, ayo makuru nanjye ndayafite, ariko ntamenye ko nyafite. Baramureka. Ahantu byakomereye ni kuri Yorodani. Bageze kuri Yorodani hari abahanuzi 50, basa nk'abantu nk'abasirikare barinze umupaka, mbese ni hahandi hajyaga haturuka amakuru yaza kuri Elisa aburira Samariya yuko Siriya iri buyitere, bakajya bakira atari rimwe atari kabiri. Urumva noneho bano bahanuzi bari abantu 50, ngo bari abahanuzi bakaze. Burya hari abasirikare mu gihugu baba bakomeye kuruta abandi, abasirikare barinda umupaka n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Burya ni abantu bakomeye, bakora n'imyitozo ihambaye, kandi abantu basabwa guhora bari maso. N'ubutasi bw'aba bantu bugomba kuba buri ku rwego rugushimishije, abantu barinda imipaka y'ibihugu n'abantu barinda umukuru w'igihugu, abantu bagomba kuba bafite ubutasi buri ku rwego rusa nkaho ruri hejuru. Ubutasi bwabo buraza bubwira Elisa ngo ndagira ngo tukubwire yuko shobuja ari bwigendere, kandi nuramuka ugendanye nawe byo wigize, akaramuka yambutse umugezi kuko afite amavuta amwemerera guhagarara imbere y'amazi, amazi agakama. Nuramuka umwishinze rero mukambukana, naramuka agiye akajya hakurya maze agahita yigendera, uzahera iyo abanzi bacu bazakurangiza. Arababwira ngo ibyo ni mubireke, ayo makuru nanjye ndayazi yuko boss ari bugende, ariko ndagendana nawe, ibyo byo kuvuga ngo afite amavuta n'ibindeba nanjye yo mfite ntago ari makeya. Baragendana, ariko mwavuze ngo amen. Baragendana, ndi ku ijambo rivuga ngo umwuka wera imbaraga zishoboza umugenzi gukemura ikibazo cyaguca mu bibase. Iyo mpamvu n'umuririmbyi w'ijana na kanga yaririmbye aravuga ngo umwuka wera twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru? Nta kindi, ni umwuka wera. Haleluya, haleluya. Uziko bagiye Eliya, nta hantu tubona, sibyo diakoni ntujye unibazisome, nta hantu Eliya yigeze aganira na Elisa bari mu rugendo. Baganiraga rimwe aramwiyamata sigara aha ngaha, ariko reka nkwereke urebe icyo mwuka wera, ikiza cy'umwuka wera. Amaze kumaramaza neza bageze hakurya, ngo Eliya ageze imbere ya Yorodani, Eliya afite amavuta amwemera gutegeka amazi.
yageze imbere ya Yorodani, Elisa amuri inyuma abanza kwitegereza ibyo agiye gukora, abona afashe umwitero wiwe Eliya, arawufata awukubamo kabiri, arangije agira acyawukoza ku mazi. Amazi nta nubwo yasenze, ntiyavuze ngo amazi wihagara, wapi, yagize atya gusa amazi aratandukana. Eliya yari afite amavuta yayandi ku rwego mu ijuru, bavuze ngo ni umuhanuzi w'umuriro, batangaza ko ari umuhanuzi w'umuriro udakina. Umuhanuzi w'umuriro ni umuntu uhanuza udakira imikino. Arangije ngo acamwo aragenda. Icyamutunguye, yagiye kubonabona na Elisa yamukurikiye. Abageze hakurya nibwo yatangiye guhindura imyitwarire rero. Aritegereza abona Elisa yamaramaje, arebye ku isaha yabona igihe cyo kujya mu ijuru cyageze, ahita amwegera ngo atigira hino, twarabanye nta mushahara naguhaye, ntabwo nigeze nguhemba, waramfuriraga, wankoreraga amasuku ukantekera, wamfashe neza, none ndagira nkubwire ko nubwo nari nabiguhishe, reka nkumenere ibanga, ubu tuvugana isaha yo kujya mu ijuru yanjye yageze. None rero kubera ukuntu twabanye neza ukaba wamaramaje kunkurikira, ntabwo turi bujyane mu ijuru, ariko nsaba icyo ushaka cyose wasigarana hano mu isi, ndahita nkigukorera ntaratandukana nawe. Iyo abimubwira hakiri kare, ubundi ukazaze wiyama umuntu ujye utindana nawe, hari igihe Imana ejo izamukoresha akagukorera igikorwa cyiza. Niba umuntu kuko ni Imana igikoresha abanzi b'umuntu nabo bakamukorera ibitangaza. Hanyumvise neza, jya wirinda, jya ushaka uburyo bwose bw'ubwenge bukurinda, bukunagufasha kwirinda gutandukana n'umuntu nabi. Nagenda usenge agende neza bitaguturutseho, kugira ngo ejo atazagusanga cyangwa utazamusanga ku muhanda biri kumucanga ukahamukura, akabura imbaraga zo kugushimira kubera ukuntu mwatandukanye nabi. Murakumvisa aho kandi? Arangije Elisa nawe amavuta yari afite yamwemerera gusaba igikomeye, aramubwira ati databuje, amakuru ufite arakomeye yawe. Iwewe wari umunyembaraga, wanditse izina mu buhanuzi, wanditse izina mu buvugabutumwa, none ndasaba ngo jyewe nimba nkugiriyeho umugisha umpereze imigabane 2 y'umwuka wari uri muri wowe. Mbese niba warakoze ibitangaza 5 nzakora 10, niba warakoze 10 nzakora 20, mpereza ku migabane, imigabane 2 y'umwuka wari ukurimo. Ngo Eliya agenda ati avuga ati ko numva bizakomera bitoroshye ibyo bintu usabye, ibyo bintu ni Imana ibitanga. Avuga ati cyakoze kubera ko nabanye n'Imana yisuzugura nayo ntiyasuzugura, numbona ukomeze undebe, nubona ngiye ukindeba umpereze ka sinyare, umbese nkubite ka bipe, umbipe kugira ngo menye ko ukindeba. Ibyo bintu nsabye nubwo bikomeye, Imana yahita ibyukoherereza mu izina ryande rya Yesu. Ngo arangira ngo ati icyo ngicyo gutumbira gutya, ibyo ndabizi. Ngo yaramukanuriye, aramukanura, kumbi Elisa amavuta y'Imana yari amaze kumugeraho kare byari amavuta yarayafite yo gutumbira, burya no gutegereza Imana yo ni amavuta. Hari abantu batamenya gutegereza Imana, uburyo bwa tugenda arandiwe, ntago nabivamwe rwose, kanirwane ndabona zino nzira nziciyemo byakwemera, agahita yiciraho, enda gakunga ibikuta bikamukubita, kaza avuga ati Imana wandengeye. Imana ikasangira amubwira ati wajyaga hehe? Kubera iki? Yarirukanse. Gutegereza Imana byaramunaniye. Mujye mutegereza Imana mu izina ryande. Abantu bankurikiye muhereze Imana icyubahiro. Noneho ngo Elisa amafarashi yaraje, arabyiyumvira mu mwuka, abona umuriro azanye, abona inuzi inkuba zitangiye gukubita, abona ibivumbi birazamutse, uko bimujya mu maso afata akitero ke yari afite akajya kwihanaguza, bikamwituramwo yihanagura vuba vuba atumbira. Agiye kubona abona Eliya yagize gute? Yazamutse. Ntago yamurebye mu mwuka, yamurebye mu mubiri, ari kujye muze bambe ntiyamurebye mu mubiri, yamurebaga mu mwuka, abona yazamutse neza. Ahita avuga ati yo Eliya mugaragu w'Imana, wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi, none uragiye dusigaye hehe? Eliya ngo iryo jwi araryumva, ahita avuga ati kabisa nabaye igare, nabaye n'ifarashi. Ahita afata wa mwitero we awurekurira hasi. Elisa amaze gutuza ruhutse, yananiwe areguka, abona igitambaro yajyaga amesa cyande cya Eliya. Abahanuzi 50 bari hakurya Yorodani, bamubwiye baturara mu kwambukanye nawe uraseba.
hari abantu bahora bumva kuzaseba. Ibibazo bibabaho ni ukubona udasebye, bikarangira igisebo bagutekerezagaho cyangwa bameze nk'aho bagupangiye bakabona ntikubayeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hariho abantu bakureba, buriya ntabwo ari byiza kurebera umuntu mu isura y'uko areshya n'uko asa n'uko angana. Byaba ngombwa waba uzi na gakondo y'ukayimureberamo. Ujya urebera umuntu mu bushobozi bw'Imana, kuko Imana ntirebera umuntu ahari, Imana imurebera aho azaba. Bari ntabwo Imana ikunda kuvuga ku ntebe wicayeho, ivuga ku ntebe uzicaraho, kuko igihe cyose ubuzima bw'umuntu ni gatebe gatoki, burahinduka. Donc buba renouvelable, bugenda bwivugurura, buriyuburura. Renouveler, burirenuvera, bugenda bwiyuburura. Saha yose hari umuntu umwe wigeze ankorera akantu katari keza, sinjya nkayibagirwa. Hari itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu, mfite mariage mu byumweru bibiri bikurikira. Arampamagara byarancanze, ngira ngo agiye kumpa amafaranga naburaga yose, kuko yarambwiye ngo usange hano ku kabari kameze gutya na gutya, uzane igipapuro cya mariage, hanyuma turebe uko bimeze. Ndamushyira, sanga ifite byeri ari kwinywera ka byeri, ko twari tubanye neza, ari umukire, numva ko kabisa hari ukuntu bigiye kugenda. Hanyuma mugeze imbere natunguwe n'ukuntu yafashe igipapuro cyanjye cyanditseho ibintu bya mariage. Hejuru hari handitseho inkwano, kabiri hasi y'inkwano hari hariho inzu, 3 yari ibikoresho by'inzu, 4 kumanuka byose ahera ku nkwano. Arambaza ngo inkwano urayifite? Nti ntayo. Hanyuma aravuga ngo inzu urayifite? Nti ntayo. Ibikoresho by'inzu urabifite? Nti ntabyo. Arangiza numva aravuze wo hirya bari bicaranye avangu, numva aravuze ngo kubino ubukwe numva ari danger. Ariko umuntu avuga ikintu ariko atagendereye kugira ngo cyumve, ariko bikarangira ugize gute ucyumvise. Webana ko numva ari danger, kwinywera ka byeri, ubukwe ko numva ari danger, ni hatari. Arakomeza arasoma, nanjye ni nta. Tugeze ku kintu cya nyuma, byari ikese 3 zo kwakira abashyitsi baje gufata irembo, gutwikurura abandi. Nazo ndavuga ngo ntazo. Hari inama ngo none arufo ushingira ku cyo bakufite mariage. Ntamugane roge nshingira ku bintu 3 gusa. Ngo ngaho bimbwire. Afite byari kwinywera ka byari yicaye. Ndavuga ni cyambere mfite urukundo. We andeba atya. Urukundo rese wakora ubuko utagira urukundo. Hari ubwo bubaho se nta bubaho. Icya kabiri mfite n'umukunzi. Icya gatatu nifite na Yesu uzadushingira. Andeba atya yitazamura, hari ukuntu umuntu azamura gutya ukahazamura akitura hano. Nimubizi? Ukareba iminkanyari neza hano, munuze guhera ku zuru, izuru rikazamuka, bino bikazamuka, byose kaza bikipanga gutya. Zamura nyine nabizamuye neza. Yewe we, iminwa nako ni uhatangira kuminwa nyine, iminwa zamura n'imizuru kazamuka, nano akazamuka, n'imindi kazamuka, n'ibikazamuka, bikipanga hano byose. Munarakaye ndambwira ngo none utegereza ko ibyo bintu uvuze byabaho? Bizabaho nta kibazo, ntugire ikibazo. Arandi numva ibyo nari niteguye ntabyo mubonyeho. Umva icyo yarengejeho. Yaravuze ngo arufo abandi babavumira kugahera, kuko rimwe na rimwe hari n'igihe ibyo babavumiyeho birangira n'ubundi bitanabaye. Ariko kubera ko ibyo bintu wowe uvuze bitanashoboka, ndakuvumira ku gikumi. Yagize gutya duhagararanye turi abantu 3, ari kumwe n'umuntu bari kusangira byeri, afata byeri mu kaboko k'indyo, afata n'igikumwe cye cy'imoso ayazamura. Agira cyane ngo uzarinda usazira mu mujyi wa Kigali utigeze ukora mariage. Aba bantu rero barebera umuntu mu isura n'ubuzima arimwo, bakamushyiraho akadomo, ntabwo ari ibyo. Isaha n'isaha la vie doit changer. Ubuzima bushobora guhinduka. Haleluya. Ugihumeka, mufate mu kiganza mbwire ngo ugihumeka ntukihebe, byahinduka. Ibintu byose niyo cyaba ari ikirwara bagupimye mwe bakavuga ngo byararangiye, ntago byarangiye uko si Imana yabirangije. Isaha n'isaha byahinduka. Nzamurira Imana uyihereze icyubahiro, byahinduka.
byahinduka ko ntabwo umuntu arangiza ibintu. Ari abantu mugenda ubwo tuvuga ngo nshaka runaka bano kubona ngende ko byarangiye. Kwibaza aho byarangiye, nimba ari Nyabugogo byarangiriye, nimba ari Kicukiro byarangiriye Sonatibe bikakuyobera. Ntabwo byarangiye. Dufite amakuru y'Abanyarwanda y'imigani avuga ngo yakaremye niyo. Ese kuki bavuga ngo byarangiye kandi itarakamena? Yakaremye niyo ikamena, yakabumbye niyo ikamena. Haleluya. None se ubu ko ari umupapa ufite abana 4 nkaba nanjye maze kugira 3, akaba bamaze no gukura, ejo ko nzamucaho nkagira n'8 cyangwa n'10, ko ntaza ab'Imana yangeneye, ubwo urumva ataribeshye? Ntabwo yibeshye. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo uvure igikomere ufite watewe na runaka gisige hasi, wikomereze wibanire. Ntabwo Imana itera ibikomere, Imana ikuraho ibikomere. Abantu nibo batera abandi ibikomere, ngo uzapfa ntacyo ugezeho. Ni ibintu by'ibigambo by'abadayimoni gusa badusukamwe kugira ngo aho uri nawe uvuge uti wa mugani ko ntize, iyi Kigali nzayibamo gute ko ntize, nkaba nta kazi ngira, n'akazi kaba kabonana n'abantu bize, nkaba nta mwuga ngira, agahita gutera intege, ukahita wumva neza ko bya bintu byo ko ari byo, ugatangira gushaka ahantu ujya uvuye muri Kigali. Oya, ibyo bintu ni imvugo z'abadayimoni, kuko dayimoni nta kintu agira imbaraga gusa z'akanwa zo kuvuga, zo kugutesha umutwe. Njya nkubwire, nuramuka ubonye nta n'akazi ufite, ntukajya wirirwa mu rugo ngo ubyemere, ko mu ngo zacu nabo habamwe abadayimoni. Abadayimoni mu ngo zacu bavuga ngo uzapfa nta hantu ugeze, dore runaka yagiye gushaka akazi, yagiye gushaka gukorera amafaranga, wowe dore uri nk'umugabo akagwira ati reba abandi, urishinga abandi, dore abandi bafite akazi, wowe nta kugira, ubundi n'abantu byaro uzabakoresha iki? Ibintu nk'ibyivugo z'abadayimoni ukajya wirirwa mu rugo, nimba udafite ahantu wajya ugasaba cyangwa ntacyo wajya gukora, ukaba nta kintu ubona kiguhugije, fatiraho ujye mu gashyamba cyangwa ujye mu rusengero, ujye guhamagara Imana. Imana niyo ituremera ubuzima. Naho ubundi abantu bafatanya na dayimoni bakaduteza ibikomere. Ubu n'uyu muntu iyo duhuye koko dukunda guhura, atuye hano muri za Kacyiru, iyo duhuye akambona nambaye impeta mfitana n'umuhungu wanjye w'imfura wiga primaire, tugendana mu muhanda, akareba uko areshya, akareba inzo bafite, akamwitegeza n'ububogari bwe, ahita avuga ati se ubu ntahita aseba. Ibintu bizatera abantu guseba ni byinshi, ujye wibanira n'Imana. Imibereho yawe Imana izaguha izajya itera abantu ibisebo, kuko niko byagenze. Niko bigenda. Imibereho y'umuntu uko Imana igenda irenovera iriya mibereho, niko abantu bagendaga bashyiraho akadomo ngo byarangiye, bagenda bahura n'igisebo. Uko bucya bagenda bamwara. Kandi n'ubu muri iri teraniro ubu hari abandi Imana igiye gutera kuza kumwara ku buzima bwawe, kuko bari bazi ko bitazemera. None rero bigiye kwemera, bongere nanone bamware. Ufate mu kiganza mbwire ngo bazamwara. Sogeze ngo ndi mu mubiri, ntago ndi mu mubiri, bazamwara. None se wowe ntago ubizi? Ntago byakunda ngo uriya ngo amaze imyaka ngiyi ngo ntago yakora ubukwe, ngo ntiyakubaka inzu muri Kigali. Kubaka inzu muri Kigali nta byangombwa bisabwa na bimwe ngo uvuge ngo nuko utabyujuje. Kubaka inzu muri Kigali ubutaka nukuba wabubonye. Mbibutse kuko nayo yabwiye ubushize, buri kintu cyose ubona hano mu isi gifite umuntu cyanditseho. Kugira ngo ukibone nuko ugomba kuba hari ikintu cy'ingurane watanze, hakabaho mitasiyo. Uranyumva neza? Ubutaka buri hano mu Rwanda, ubutaka bw'u Rwanda bugabanije ku bantu batatu nta wa kane. Ni leta. Igice cya mbere gifitwe na leta, cyanditse kuri leta. Igice cya kabiri cyanditse ku muturage ku giti cye. Igice cya gatatu kiri ku makampani n'amadini n'amatorero. Urumva na ahantu hatatu. Nimba ari Imana ivuga ngo mwana wanjye nzaguha inzu, ubwo hari uburyo buzagenda ku buryo uzakorana mitasiyo n'ufite iyo nzu, wayiguze yayiguha se simbizi, ariko ibintu byose ubona muri ubu buzima bugendamo bifite umuntu byanditseho. Niko bimeze. Ubu ngubu ikofi yanjye ibintu biyiriho, nimba ari amafaranga yaba 1000, yaba 10,000, yaba 100, yanditse kuri nde? Kuri ngewe. Mfashe ikofi nkakuramo 5 nkabihereza uyu muvandimwe, ubwo ntago bikiri kuri nge. Mitasiyo yabaye, tukimara guhana amaboko akayashyira mu mufuka wiwe, byarangiye ahise ajya ku izina ryiwe. Nuko ibyo mu isi byose bimeze. Ikintu cyose n'akazi ushaka hari umuntu ukicayemo, nuguhaguruka wowe ukagenda ukicaraho.
ntabwo ari akazi uzahabwa k'akaremano kandi ni ahantu hari undi muntu uzagenda ukicara bakaba agiye ahantu. Nta ntebe itagira iki umusimbura. Irumvikanye neza? Uvuge ngo amen. Uvuge ngo amen. Igisebo rero kibaho. Hanyuma mu buzima rero nk'uko nabibabwiye habamwo ibintu by'ubwiyemezi buba ku bantu. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice 6:63 haravuga ngo umwuka wera ni utanga ubugingo ngo naho umubiri wo ntacyo umaze. Burya umubiri nta kintu umaze, ibyo tuwukora byose tuwugaburira tukawugira uhereza ibintu bihenze byiza cyane bishoboka. Kera nyiri umusore nigeze kugira chance rimwe umuntu w'umukire arankunda, ni umukristo wa hano hirya ku Muhima, arankunda arambwira ati rwose giye naragukunze nanjye ndisetsa ndambwira ngaho uzansohokane nikinira. Arambwira ngo giye nzagusokana anjyana muri Serena hano nuze Igisenyi, nari nkiri umusore. Arambwira ngo urya icyo ushaka cyose. Asigaye ababwiye ngo azava hano iminsi 3 niyo yamaye. Namaze iminsi 3 Igisenyi, mba muri hoteli njya icyo shaka ntanga komande ntazi umubare w'amafaranga ndi kurya. Hanyuma iminsi 3 yohereza umuntu aza kuntwara n'imodoka, ni umuntu w'umukire wishoboye. Ndangije ndaza nje turabona, narambwa ati si sawa sinkwemeje, ni rwose uranyemeje. Ama 20,20 ati ngaho genda utega akamoto utahe. Ndagenda muri chambrette yanjye nabagamwo ku Gisozi kwa Gakire. Faustin arayizi yajyaga asura arahazi, urumva aho nabaga kwa Gakire urumva. Hanyuma namaze iyo mafaranga ndayarya ndayamara, inzara irongera irankubita. Mbega inzara irarandiye noneho irandya byanyabyo. Umubiri ntacyo umaze, nta kintu na kimwe umubiri umaze, ntuzarata umubiri. Inzara irandya noneho kugera ku rwego mbureriza mbwira numva nimba ari umwuka nari nge ngo simbizi nkora kunda gutya ni wanda ko naguhaye iminsi ngahe maze iminsi nkugaburira neza wakwihanganye ko byanabibuze. Numva ijwi ry'inda rirambwiye ngo nushaka umereza ibyatsi ariko ubime genda shaka ibiryo. Bivuze ngo umubiri nta ruswa, umubiri urawuhereza. Shora kuza ugaparika vewiti mu gipangu uvuye mu kazi keza, umubiri mu gitondo mararika kubwira ngo ntusohoke muri iyi nzu. Ntibibaho, ntago bibaho. Umubiri nta kintu na kimwe umaze, icyo ikigize icyo kimara n'umwuka. Dawidi twasomye, Dawidi yabyutse mu gitondo nani Goliyati. Aha twasomye mu gitabo cya mbere cya Samuel ibice 12 umurongo wa 9 uwa 10 n'uwa 11. Sawuli yari umwami w'Abisiraheli. Hanyuma uyu mwami w'Abisiraheli ntago tuzi umubare w'abasirikare yari afite, ariko yari afite abasirikare bari hagati y'ibihumbi 275 n'ibihumbi 500. Ntago badeside umubare nyirizina. Urumva bari abasirikare batari bakeya. Bari bayobowe n'abasirikare na bato y'abasirikare bakomeye 172 babarimwo nyine abantu bakomeye bahagarariye abandi. Baje baturuka mu mpande zitandukanye. Ku rugamba bari bahanganyemwo n'abantu bitwa Abafilisitiya. Mujya mumva amateka yabo. Igisirikare cy'Abafilisitiya cyari gifite umuparakomando ukomeye, akaba n'umujenerali wabo wiyemeraga witwa Goliyati, wari ufite agatuza gakomeye cyane, wumvaga nta muntu wamushobora. Goliyati yari afite metero 2 nanuze na metero 2 z'uburebure na santimetero 79 nizo yari afite. Ngo yari afite ibiro 317 nibyo yapimaga. Imagine ibiro 317 nibyo yapimaga. Yari umusore ugaragara ngo abarira igisirikare cya Isiraheli ngo arakibare cyangwa aragitata, ngo bamubwira ko igisirikare cy'Abisiraheli ngo Abisiraheli ntago bajya baneshwa ku rugamba, ngo igihe cyose bagiye ku rugamba batahukana intsinzi. Arabaza ngo kubera iki kitakineshwa, ngo baramubwira ngo muri bo ngo habamwe Imana ijye barwanirira. Haleluya. Niko bamubwira ngo ntago bajya baneshwa ngo kubera ko muri bo kira gisirikare ntabwo kinirwa ko muri cyo habamwe Imana ijye barwanirira. Iyo bigiye kurangira neza basa nk'abaneshejwe, Imana ihita izikabivuyanga igahita ibashakira intsinzi. Kwa kundi wigeze wajya guseba, Imana igahita igukura mu gisebo, ukaba ugiye kumwara byarangiye, Imana igahita igukura mu kimwaro. Ngo arabatata baramubwira ngo ntabwo bajya baneshwa
naho kumbi koko ntibajya baneshwa keretse bagiye mu rugamba Imana itaruvuze. Arababwira ngo ngori ati nimumperekeze njye gusoza urugamba rwabo, ngewe mbarangize ntanarwanya ahubwo. Yaje azanya agatuza k'umubiri, aza yiyemeye. Kumbi shitani aratuzi, azi yuko iyo umuntu aguteye ubwoba ashobora kukurangiza neza, kuko burya Satani nta ntwaro agira. Niko n'umuririmbyi wa 210 yaririmbye mu gitero cyo hasi aravuze ngo ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye twashobora kuneshwa se Yesu aturwanira. Nta ntwaro agira izagira donikana, ni akarimi gusa gushaka uburyo gushyiramo intekerezo kazica ku buryo ugenda wowe wumva warapfuye yarangiye. Naho ubundi yakubwiye ngo ntuzashaka uhita umubwira ngo n'abashatse so wabateye gushaka. Yabwiye ngo ntago uzigera wambara neza nk'abandi, uramubwira ngo nibyo nambaye ntago wabinkuburiye. Bese ukagerageza ibyo akubwiye nawe ukamubwira ibindi bikaburangiza niko biteye, nta zindi mbaraga agira. Goliyati twasomye ageze ku rugerero ngo yahagaze ku mupaka aho barebana neza gutya, ngo arababwira ngo niko mwa baturage mwa ngabo z'Abisiraheli ntimuraba garagu ba Sawuli, natwe ari turaba Filisitiya, nimwitoremwe umugabo wemera ko ari umugabo aze duhangane nge nawe twembi. Urumva ukuntu Shatani azi ubwenge. Shitani ni umunyabwenge, azi uburyo yakurasa. Urumva azi uburyo ya systeme yamanukiramo akagushobora. Ugati reka nze mbashobore gutya, nitujya mu gisirikare bashobora kutunesha, reka mamagara umwe wenyine batera ubwo bakuru umwe wenyine, arandeba uko ndeshya, areba uko ngana, areba ukuntu umeze, arahita atinya. Nimurabaga nimuze tuhangane, nanesha je nawe turwana, nanesha twembi akanesha, muraba mwese munesheje, hanyuma turaza tubabagaragu banyu tubakorere. Ariko nanjye nimutikura nkamurangiza. Uko kuntu ari kuvuga barimo bareba indeshyo ye ukuntu areshya, barimo barareba ni uko shitani abagira ngo aza gukubite ubundi aparance yawe yamaze kwishobora, uburyo ugaragara yamaze kugushobora mu bwonko, uburyo ugaragara buhita bupfa, ugahita ubona uri fake, ukananyura no mu bantu bumva ko bazi kuri umutindi kandi utariwe, nta n'umuntu ubizi. Ariko kubera kuntu yakwangirije mu bwonko, shitani ashaka kwangiza mu bwonko ngo kwizera Imana ibikomeye tubituvemwo, twumve ko tuzapfa nabi koko. Ariko nta muntu wasenze Imana uzapfa nabi, umuntu wasenze Imana, Imana imugirira neza. Nta nubwo ndigera nsengana n'umuntu ngo numva Imana imbwira ngo mwana wanjye nzakugira umukene, nzakugira umutindi. Hari umwana mwumvara ubwo buhanuzi aribwo bubaho. Ni ikimenyetso simusiga yuko Imana yacu ni Imana ikunda iterambere. Ntabwo Imana yacu ikunda ibintu by'ubukene cyane by'ubutindi, oya, ni Imana ikunda iterambere, kuko ibintu byose tubwira ni ibintu by'iterambere gusa. Nzaguha imodoka, nzaguha inzu nziza, nzakudebini stasone dry, nzakugenda imbere ahataringaniye nzaza mparinganiza, inzugi z'ibyuma nzaza nzipiga nzicemo kabiri, mbese nzakenyuruza abami maze ngukena kota binifo maze ngukenya. Ariko zamura haleluya. Shelosi rikota anemingo stifo. Ntabwo Imana yacu urumva ntabwo Imana yacu ari Imana ikunda ubukene, oya, yaba ikunda ubukene yagitubwira ibya gikene. Umuntu wa mbere wumva ukuntu abantu badupfa nabi, umuntu wa mbere wampanuriye mariage namukubise Inshyi 2, kuko ubuzima bwanjye nari ndimwe numvaga ntakora mariage. Nabaga muri Jangwani mo Kigali, byaranshanze. Hariho Nibera mu buvumo bwahabaga, ubu nta n'ikinogo ntago barahafunze, ntago bucyaba. Hariho Nibera muri nimuze turebe imbere, tegereza igitondo, kwiringira Imana yacu niyizakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba kuko Imana igito. Nuko narizi ko tuzajya mu ijuru, ibyaba mariage n'ibyabagezeyo nari narapfuye mu bwonko. Ariko uko Imana igenda ivuga ngo ariko haleluya nzaku, ni elosifo. Uko wagiye gusenga ukavuga ngo mwana wanjye nzaku, ukabura atashye, ukagenda ibikuremamwo kugera kuri gutangira kugenda wumva ubigendera. Ubu hari igihe nzaza nkaparika ijipe hano, kandi igihe nta myaka myinshi ifite, ni iba myinshi shaba utaha nshobora kuyigura, nkaza nkaparika hano. Noneho nzaza mpagarara mvuge mbwira shitani, ntubu wabonye ko data ntago yayitunze ariko nsigaye nyigendamo.
baragushutse mwana. Ndayigura pe kuko Imana yacu ikunda iterambere. Hari abantu bayifitiye icyizere ngo bagire gutya ubu noneho nibo ngiye gukora nabo. Abantu bayifitiye icyizere muhaguruke muzamure haleluya, mwenyine birahagije, ni icyizere. Abantu baza bakavuga ngo nimushake ubugingo, nimaze ubugingo ufite urya mwana niwe ufite ubugingo. Ufite urya mwana niwe ufite ubugingo. Ndasubira, ufite urya mwana, Yohana 1:15-12, ufite urya mwana niwe ufite ubugingo. Haki Imana ivuze ngo nzakugirira neza nuko ibizi ko nta neza uvukamo. Muzamure ibitekerezo muva ahantu hasi mujye hejuru, kuko ntago Imana yacu iri mu byo hasi, iba mu byo hejuru. Na Yesu yaravuze ngo nimubona byakomeye muzahere ko murarame murebe hehe. Iyi Imana ije kuku enimindo stifore dry, kukugirira neza igasanga ntacyo guhera ufite. Baba ni ngo sinize, ngo sinango nta mwuga, ngo nta umva uko ibigenza. Igisanze ntacyo ufite muri ibyo byose, ifata amasengesho wasenze igateranyaho amasezerano yaguhaye, ikaremamo igitangaza nawe ukabaho. Gose murabyumvise ahubwo iyo ni formule simple, abantu bazi mathématique, algèbre abantu bigize algèbre, urumva nakanuka icyo bita algèbre simple, equation simple. Ifata amasengesho kuko Imana ifite ijambo kuwize, ikagira ijambo kutarize, ikagira ijambo ku muntu utarabyara, ikagira ijambo ku muntu wabyaye, ikagira ijambo kucuruza yunguka, ikarigira kucuruza homba. Buri muntu wese Imana igira ijambo yamubwira. Ni ikibazo cya la tête, ubwonko bwawe uburyo bukora, capacité mentale yawe iyo wamaze kuyihuza naho ukomoka hari igihe wangirika. Va ahantu ukomoka, nimba aho ukomoka nta bibayo, nyine nta bibayo. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, si ibyo ngibyo nta bindi. Hazana gatuza bangiye ni haza umuntu niteguye kurwana nazi. None ngo muri Isiraheli ngo bareba indeshyo, nicyo yashakaga, bareba apparence, uburyo agaragara Goliyati, basanga nta wabishobora. Noneho ku buryo habuze ngo, yaravuze ngo habuze n'umwe, habuze n'uwagerageza ko n'abana bakina, akavuga kandi je nakwereka navuze kurusha twega dukira turwana kubera ko batinya umuntu ko gukubita, akavuga kandi nyamara muraba mureba ni uri kunyanduranyaho, kumbi yamutinye. Arimwe aravuga kugira ngo nyine kandi je turabonana, kandi ubwo rimwe arabivuga agira gute, agira inyuma agigira, ntago arivuga ngo je turabonana, wapi je turabonana agira ati ngo baragenda ngo habura n'uwagerageza imbere ya Goliyati. Ngo iminsi 10 iragera, 15 nuze Sawuli kubera ubwoba ava mu rugamba, afata ibaruwa arandika ngo ngewe Sawuli umwami w'Abisiraheli, nanditse ibaruwa ivuga ngo umuntu uzashobora kwica Goliyati nzamuha umukobwa wanjye bidasabye inkwano. Sigikomeye umwami kugushyingira umukobwa nta sa kintu. Kabiri, nzamuha ubutunzi bwami. Gatatu, gikomeye cyane, nzamuha kuyobora etat major y'ingabo zanjye, zaba chef d'etat major. Ngo asiga ibaruwa aho ngaho ngo barebe ibihembo birimo kuri iyo gikorwa bitume bashaka uburyo birwanaho. Ngo arigendera ava mu rugamba ajya ibwami. Ngo iminsi 30 irashira, 35 habura n'umwe wavanga bino bihembo birakomeye kajya kubikorera. Wati kubera iki? Nta mwuka wera bari bagifite, ngo nibura babwe bati turakomeye nimureke dusenge turebe ko hari iki Imana yakora, twumve iki Imana ibivugaho. Wati ahubwo barahabutse, umwuka wera iyo yavuye mu muntu no masengesho yashizemwo aragenda gahabuka kanamuka kumva ko byarangiye nkuko babivuga. Ntago byarangiye uko ntaguza aho byarangiriye. Ibyo uri kuvuga ngo byarangiye ntaguza aho byarangiriye, Imana niyo ifite aho byarangiye bizarangira nihaze. Hanyuma ngo habura n'umwe ku munsi wa 39 Goliyati aravuga ngo ejo ni finale,
tuzasoza urugamba nzahita mbasuzugura. Yarazaga mu gitondo avuga ngo ngewe Goliyati umunyagati, suzuguye icya mbere, suzuguye abaturage mwese ab'Isiraheli. Kabiri, suzuguye igisirikare kibarinda. Gatatu, nsuzuguye umwami wanyu sinyinamubona. Kane, suzuguye n'Imana musenga. Yayishyiragamo kubera ko bari barayimubwiye ko iyo byanze ari yihita zikarwana. Nayagira gute? Nayayijugunyamwe iminsi 30 n'ingahe yose nkabuze n'umwe. Habuze n'uwaza ngo agerageze aninyeganyeze gusa nibura ndebe match dukini yariyo. Ngo baragenda Imana isuzugurira kuri tere. Imana irihangana ireba ab'Isiraheli bose ibona nta numwe wakwikamuvura ngo yiyeranje. Maze ku munsi rero Imana yikundira muri kamere Imana yikundira gukina umukino wa finali. Rero ku munsi Goliyati yatangaje finali, Imana ihita ivuga ngo ngiye kurema umuntu tuzajyana mu rugamba, nkinane nawe, fatanye nawe dukine finali. Icyo nzi cyo nk'uko bamubwiye ngo nta Isiraheli ntabwo igineshwa n'umuri ntabwo azanesha. Maze mu gitondo cya kare ngo Dawidi uwo munsi ntiyajya mu ishyamba. Urumva ngo papa we aramubwira ngo fata imitsima ujye ku rugamba, unzanira amakuru y'imvaho y'abakuru bawe mumenye kuko bari ku rugamba. Ngo Dawidi yafashe imitsima azayiruka, asanga Goliyati ari mu gitondo, asanga mu gasusuruka arimo aravuga amakuru. Suzuguye ab'Isiraheli, suzuguye igisirikare, suzuguye umwami, suzuguye n'Imana. Uyu munsi ndasoza urugamba. Dawidi aba yikubise ku rugerero, abageze mu ikambi yizo nuze y'abo basirikare. Arangije hageze ngo Eliyabu imfura y'Iwabo niyo babanze kubonana. Ngo Eliyabu arababara bwati yo tugiye gupfa twese none nakano gangu kazi. Ngo agiye kumusuhuza ngo ati pumva iruhande, ubundi intama za papa uzisigiye nde mu butayu urejyahe mu rugamba wakajijiwe. Igihe amwitaje ari kumubwira ngo amuve iruhande, Goliyati baravuze rero suzuguye ab'Isiraheli. Dawidi arimo arumva, nibwo yarabyumvise, yumva umuntu usuzuguye ab'Isiraheli bose n'abasanga rimwe. Kabiri, suzuguye igisirikare kibarwanirira. Dawidi arimo arabyumva, ni agahungu k'imyaka 17. Gatatu, suzuguye umwami wanyu. Dawidi arikanga. Kane, suzuguye n'Imana musenga. Ntacyo nayo yabamariye iminsi 40 yose. Dawidi ngo yumva biramucanze, ahita ahindukira, gahunda zose abazivuyemo. Abaza se uyu muntu usuzugura abantu bose agashyiraho n'Imana rurema yaba ari muntu ki? Ni mu makuru yiwe. Ngo Eliyabu amaze kumutera umugeri ahita yegera uwitwa Abuneri. Abuneri rero amuha amakuru avuga ati uyu muntu ni igihanda cy'Abayisiraheli cy'Abafilisitiya, amaze igihe iminsi 40. Uyu ni umunsi wa nyuma, turi kuri finali. Yashatse umuntu barwana ngo namunesha urugamba rube rushojwe, cyangwa namunesha nawe abe rushojwe. Yarabuze, nawe urareba ukuntu areshya. Urabona ubu buhamya kandi tubuhabwa, basanga butameze neza bakabusapotinga, uwo muntu akaboneraho. Munyikirize ngo amen. None niko bigenda. Ibintu byose wakorera madamu wanjye kuko madamu ni chef de famille mu muryango wanjye, mu rugo iwanjye. Iyo ukoreye ikintu madamu rero ubugikoreye nanjye, nicyo bivuze. Ngo yumva biraryoshye, bambwiye ngo azabaye chef d'état major. Dawidi yasaba ngo ngiye namwica. Ngo amakuru agera kwa Sawuli yohereza niwo munsi wa mbere yagendeye ku ifarashi. Iyi farashi iza kumubwira ngo agaciro ni amavuta. Iyo ufite amavuta nta kintu utatunga, nta cyo utagenderaho, nta utagukenera. Uwo munsi amavuta yatumye agendera ku ifarashi. Ifarashi iza kumutwara ngo ageze imbere ya Sawuli, aramubaza ngo numvise amakuru ko warwana na Goliyati. Arangije ngo ati ngende ndi tayari pe. Ngo Sawuli aramureba ikibazo, areba inkweto, areba uko areshya, areba uko angana, abona bitavamo. Arangije aramubwira ati ubundi uvuye he? Uri mwene nde? Ngo ati gende mwene runaka. Mvuye se? Mvuye mu ishyamba. Sawuli ati mu izina rya Yesu. Uvuye he? Toka mu izina rya Yesu. Uvuye he? Mvuye mu ishyamba. Nyamara nubwo avuye mu ishyamba afite iki?
afite amavuta yo gukoreshwa ibitangaza. Muhereze data wa twese icyubahiro. Ndege ngo dusenge kandi wumve icyo Imana ishaka kugira ngo wumve ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ije gukemura ikibazo cyawe binyuze mu mavuta, binyuze mu mwuka wera. Nasanze ariyo muri kuvuga. Mu mavuta byakunda, mu mavuta indwara irakira, mu mavuta akazi karaboneka, mu mavuta amakuru aratangwa, mu mavuta ibintu byose bizamurira. Haleluya! Aramubwira ngo jyewe ukundeba nje mvuye mu ishyamba, ibyo kungaya reka mbanze nguha amakuru y'ishyamba. Ubwo nari ndi mu ishyamba haje idubu ndarifata rifashe umwana w'intama, ndaritanyagura ndarifata ngijugunya hariya, ubundi fata idubu ndaritanyagura ndayirangiza. Bukeye haje intare nayo bigenza gutyo. None ubwo umugaragu wawe, umva ubuhamya bwo gutsinda we, ubwo umugaragu wawe yafashe idubu agafata intare bikemera, nuriya Mufilisitiya utaragize gute basomye? Oya ndabaza, Umufilisitiya utaragize gute? Mfate mu kiganza mubwire ngo utasenga ntakagutera ubwoba katika jina la Yesu. Uriya Mufilisitiya utarakebwe nawe arapfa nk'imwe muri cyo bita dezimanizasiyo, kwambura umuntu ubumuntu ukamusiga ikindi kintu kitari umuntu. Ubundi ahita mwambika ibyenda ati ngaho jya ku rugamba ntacyo. Ndumva ubuhamya umpaye. Ubundi hari igihe umuntu aguha ubuhamya bw'ikintu ugahita uvuga ngo aramwambika ngo Goliyati nduze Dawidi atambuke yajya kuzamura inuze kumva biranze. Avuga atoya databuri ntago menyereye bino bintu. Abivana ngo ati none suragenda gute? Tugenda afata agakoni. Ngenda giye uko ngisangwe genda uko usanga ugenda, uko imbaraga zawe zingana urarwana unesha. Ntugire ikibazo. Ngo Dawidi yaje yiruka, yari umuntu ukunda indirimbo, aza yirukira, aza aririmba ari mu mwuka wo kurwana nande na Goliyati. Nujye ubona byagucana jye wiririmbira, hari igihe Imana iza mu ndirimbo yakurengera. Urumva agenda yiruka, hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, umutabazi izamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, umutabazi izamurengera mu makuba. Ngo Dawidi aza yiruka yiririmbira gusa, we yiteguye kujya ku rugamba. Agera ku rugamba asanga Goliyati arimo arasoza iki? Arimo arahamagara ngo basoze urugamba. Azavuga ngo yewe Goliyati we, buretse gusoza urugamba kuko muri Isiraheli umugabo yabonetse. Loleza lawi reto kide binifo shaniweza la drome. Buretse gusoza muri Isiraheli umugabo ntiyabura. Ikibazo cyari itariki eloze mando enaze nikando. Ikibazo ni igihe we urimo urazira igihe ko kitaragera. Ibyo udafite ejo wabitunga, ibyo utarabona ejo wabibona. Toreza la wine dry shala winema ngo Goliyati dafashijwe eni elo salado kitafo. Zamurira haleluya! Oya kinga nta dusenge. Munyumve muvuge ngo amen. Ngo aramureba Goliyati areba ahantu Dawidi aherereye akamubura, akumvizwa ariko ntabona umuntu. Bene aba bantu ntago baba bagaragara rimwe na rimwe, ariko amavuta azatuma bagaragara. Amavuta bazatuma bagaragara, ibitangaza by'Imana bizatuma bagaragara. Arangije ngo aramubwira ngo none ko mbona nkubonye noneho, ngo ahagaze barebana gutya enane barebana gutya. Baramubwira ngo none kunteranye inkoni yonyine, ngiye bagize ngo ndimbwa. Dawidi ngo amina, yihanuriye ko ari ikibwa. Narwanye n'idubu, narwanye n'intare, none imbwa ntiyananira. Hamwe ati ye wabikoze cyane, urabivuze uri imbwa nyine, weho nagugoye. Nanjye wanteye mu izina ry'inkota ufite n'icumu ufite ndetse n'uducumu, ariko jyewe Dawidi nta gatuza ngira, ariko mfite amavuta. Ndagutera mu izina ry'Uwiteka, Imana y'igisirikare cy'Abisirayeli wasuzuguye. Uyu munsi
haguruka haguruka dusenge haguruka dusenge rasi eras fomando uyu munsi muvuge cyane ngo uyu munsi Goliyati aramwara elo salato kide bone stafo shaka kubera ko ntasimbagurutse nima mu mugenze mwigirira gucyo ngibyo ubwire ngo uyu munsi gahunda ni rere haleluya Mane rambwe ngiguhaye amafaranga wowe wicaye uhagaze hariya uriya mupapa turi kurebana akira iguhaye amafaranga igiye yatanga sera hari abantu bemera ko Imana yatanga abantu babyemera bazamure haleluya bonyine bonyine Dawidi afata ibuye arazunguza azunguza ari kwiririmbira agiraga amavuta yo kwiririmbira Mana wadutabaraga mu minsi ya kera none uzaturengera tugeze kugu umuyaga w'ishuheri urawuturine uzatuberu ubuturo budashiri ego budashiri teka ndagira ngo mu mwuka uhangane n'icyawe n'abandi baraza kwigisha ku bindi bahawe narindi mu ijambo rivuga ngo umwuka wera imbaraga zidushoboza gusoza urugamba rwari rutegereje umuntu ufite amavuta abafite agatuza k'umubiri byari bagerageje babona bitavamwo ariko agatuza k'umwuka nikaraza hakarema ahantu hari amavuta ntago abantu bahagwa cyenyenge ahantu hari amavuta twagiye tubona ducika ahantu hagoye tukabona turahatambutse kubera amavuta y'Imana Imana igusiga amavuta Imana igusukeho amavuta Imana igugenere ni ikibazo cy'igihe ariko Imana ikugire neza ngaho reba ukuntu wigenza nimba Goliyati wabahakubita urahazi uko akubwira urakuzi igisuzuguro wari urimo cyose ndagira ngo urememwe umutima uvuga ngo haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro twahana ibyo ngibyo haracyari ibyiringiro wihanurira ubwira umutima ngo mutima wanjye tuza Imana irimo iragutegurira ibyiringiro by'ejo hazaza hari nezone manda bini wiridrayi ndagira ngo dusenge saba umuyobozi afate mikrofone ndamutse ndisenze ntago nari soza vuba narigumamwe reka muhereza senge hanyuma nawe usenge Imana Goliyati we wo muzi nibyo Imana yashyize ku mutima wanjye Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu naho butaha amen amen Ongera Imana amashyi menshi. Haleluya haleluya. Ongera akamikoro gakeya. Amen. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Amen. Mana data mu izina rya Yesu Imana ishobora byose
Imana irema, Imana izura. Turagushimiye aya masaha, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe riraruhura, ijambo ryawe rirarema. Tumaze kumva neza Imana ya Isiraheli, Imana igirwana aho abantu bananiwe, Imana igitabara aho amaboko yananiwe, Imana igitabara aho abantu babuze ibyiringiro, Imana igitanga imbaraga, Imana igizura ibyapfuye, Imana irema ibyarangiye. Mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ry'ihumure umanuye mwami mu mitima y'abana bawe. Nyemerera aya masaha uhangamure ibyari biri imbere yabo mu izina rya Yesu. Reka aho batabonaga inzira, mwami Imana uhaca inzira ahatari ibyiringiro, mwami Imana utanga ibyiringiro ahatari ubuzima, Mana urema ubuzima mu izina rya Yesu. Bimenyekane, 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 bimenyekane mu batakwizera, bimenyekane mu batakwiringira, bimenyekane mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Igihe kirageze kugira ngo abasenga Data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Nyemerera Uwiteka Imana Nyiringabo utanga uruvugiro, nutanga uruvugiro mu bana bawe, nutanga uruvugiro mu itorero, nutanga uruvugiro mu babyeyi, nutanga uruvugiro mu bagabo, nutanga uruvugiro mu bahanuzi, nutanga uruvugiro mu bavugabutumwa. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka igihanga cya Goliyati muri iri teraniro, muri iri teraniro ry'abera, turaca igihanga Goliyati kuko yasuzuguye Imana, kuko yasuzuguye abera, kuko yasuzuguye abahanuzi, kuko yasuzuguye umwuka wera. Uyu munsi bime hene tayavo menekidesta hene wayashire, bimenyekane, bimenyekane kuko yasuzugura twebwe ariko yageretseho Imana yacu. Reka bimenyekane mu makaritsiye, nibimenyekane, nibimenyekane. Itorero rya Kristo nirisubirana agaciro, itorero rya Kristo niryongera rihembuke, itorero rya Kristo niryongera rigira ubuzima, itorero rya Kristo niryongera rirabagirane, ngo byukuri abagirane kuko umucyo w'Uwiteka ukurasiye. Mu izina rya Yesu reka amatabaza y'abana bawe Goliyati yari yarazimije, nonaha, nonaha, nonaha. Ubwo abandi bagiye mu bacuraguzi, ubwo abandi bagiye mu bahanjuzi, ubwo abandi bagiye mu bidafite umumaro, twebwe twaje kureba Imana itabara, twe twaje kureba Imana irengera, twe twaje kureba Imana itanga ubuzima. Reka uzure Mana, reka uzure Mana, reka uzure Mana, reka amatabaza Goliyati yari yarazimije reka yongere yake, reka uhereza abantu gushira amanga, reka uhereza abantu gutinyuka, reka uhereza abantu kukuvuga, reka uhereza abantu kurangurura, reka uhereza abantu gutinyuka. Hene taya siremando, hene kutayibonedra. Turagushimiye yuko mu buryo bw'uhemuka, turagushimiye ko mu buryo bw'umwuka uduhembuye ndetse no mu buryo bw'umubiri, cyane cyane ku ijambo ryawe rimbwira ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibindi gusa tuzabibona nk'inyongera. Turagushimiye ku bwami bw'Imana bwongeye kurabagirana. Yesu Kristo nuhabwe icyubahiro, kandi turagushimye ko intsinzi y'abera ibonetse. Tugukomeye amashyi.